ibihe byiza ndetse ndabashuje cyane mwe mwese muri kumwe na Isango Star by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cyacu Ubunyafurika. Nabwira yuko kuri akanya turi kuri televiziyo Isango Star ndetse na radio byombi, ubwo abari kuri radio bari kudukurikira, abari kuri televiziyo namwe turi kumwe. Twinjiye muri kiganiro cyacu rero Ubunyafurika, turaza kuganira ku butwari bw'Abanyafurika nk'isano iduhuza. Turaza gusesengura turebe aho ubutwari n'isano biza guhurira. Ni ikiganiro ntaza kuba ndi jyenyine muri iki kiganiro nyine, ndaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa kugira ngo dufatanye kugira ngo tubashe kumva iby'ingingo nimo mbabwiraho. Kugeza ubu muri aka kanya muri studio ndi kumwe na Honorable Sheikh Abdul Kalim Harimana. Uyu afite ubunararibonye muri politike ya Afrika ndetse n'u Rwanda by'umwihariko. Akaba yarabaye ministry muri guverinoma y'u Rwanda, aho yayoboye ministeri y'abakozi ba leta ndetse anayobora na ministeri y'umutekano. Yabaye umujyanama wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ikindi kandi yahagarariye u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Uyu munsi kandi ni n'umunyamuryango wa Pan-African Movement ishami ry'u Rwanda. Twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro Honorable. Murakoze cyane n'abadukurikiye baraho. Turabashuje rero ubwo reka tubahe ikaze muri iki kiganiro. Uko iminota igenda yicuma niko tuza kugenda dusobanukirwa byinshi bitandukanye muri iki kiganiro. Narimbwiye abadukurikiye yuko tugiye kuganira ku butwari bw'Abanyafurika nk'isano iduhuza. Nagira ngo udufashe ahaga tubanze turebe ubutwari bw'Abanyafurika n'ubuhe. Ubutwari muri rusange abantu bazi ubutwari, ariko iyo tugejeje bw'Abanyafurika muri hari ukuntu bishobora kuba murakoze cyane. Ariko kugira ngo tusobanukirwe n'ubutwari bw'Abanyafurika muri rusange, ni ukubanza kumenya icyo ubutwari bivuze. Ubutwari akenshi abantu bakunze kubutwara mu ubutwari buba bwarigaragaje mu ntambara, akagira abagaba b'urugamba bigaragaza bagatsinda umwanzi wabo, akamukura mu birindiro bye, ndetse byaba na ngombwa naho yari afite bakahamutwara akabingaruzwa muheto. Ariko burya hari ibindi nabyo bibarwa mu butwari, ibikorwa kenshi bikunze kugirira akamaro abantu benshi. Bishobora kuza mu burezi, bishobora kuza mu bikorwa bijyanye n'imibereho y'abaturage. Nk'umuntu ushobora kuvumbura umuti n'urugero abantu bari bakeneye cyane, ukamenya urukingo rw'indwara yari igiye kurimbura imbaga y'abantu, ukawushyira ahagaragara. Mu burezi ukaba wavumbura ikintu cyaba cyarananiranye. Nk'ubu ngubu ejo bundi hari umwana w'umunyarwanda duherutse kumva wagize icyo avumbura mu mibare. Hari n'undi duherutse kumva ahangaha wavumbuye akandi kantu kajya muri iriya ndwara y'igituntu n'ibindi nk'ibyo. Byose baba bavumbuye kandi bikajya ku nyungu z'abantu benshi, buriya nabyo bibarwa mu butwari. Ubwo ni muri rusange. Ariko noneho na Afurika tuyirebe, uyu ni umugabane, ntabwo ari igihugu kimwe. Ituwe iriho ibihugu bigera kuri 54 byigenga. Umugabane munini cyane ufite n'imiterere itandukanye mu kuri, mu rwego rwa geografiya ndetse na politiki. Abantu bawutuye rero bavuga indimi zitandukanye, bafite n'umuco utandukanye, ntabwo ari umwe, ndetse n'imyemerere itandukanye. Ubutwari bwabo rero bwagiye bwigaragaza muri ibyo maze kuvuga. Hamwe na hamwe hari intambara zimwe na zimwe bagiye barwana bo ku bwabo, bamwe bagatsinda abandi. Hari intambara barwanye n'abakoloni, zaba zo guhangana mu rwego rw'intambara nyantambara zirimo amasasu, rimwe na rimwe bafite n'intege nke mu rwego rw'ibikoresho by'intambara bigezweho, ariko bakazitsinda. Umukoloni bakamukura kuri buno butaka. Hari ibintu bagiye bavumbura, hari abanditse ibitabo byabaye intangarugero, bibaha umwanya wo kumenyekana ku isi hose. Bari abangugi,
Soyinka bariya muri Nigeria, ba Padiri Kagame wa hano mu Rwanda, hari abagiye bakora nk'abo maze kuvuga kanya bagiye bavumbura imiti cyangwa ibindi bintu, ariko hambere ho bakoraga byinshi cyane mbere y'ubukoroni, kuko na kaminuza ya mbere burya ku isi yari iri kuri buno butaka bwa Afurika. Urumva rero kaminuza birimo n'ubushakashatsi, hari byinshi cyane bagezeho. Wenda muri makeya ubwo nibwo butwari bwabo umuntu ashaka kuvuga, ariko biracyaza kuko baracyariho kandi n'isi iracyariho. Murakoze cyane. Hari icyo ukomojeho mu mitekerereze ya benshi batekereza ko ubutwari ari ukuhangana mu buryo bwo kurwana. Nanjye hari ukuntu nabitekerezaga muri iyo nzira, nkahita nibaza ese kugeza ubu ngubu iyo tugiye kureba ubutwari bw'Abanyafurika, noneho tubwiye muri rusange ubutwari ukuntu umuntu yabusobanura, ariko noneho iyo bugiye kuba ubw'Abanyafurika, kubera iki tugomba kurenzaho kantu ko kuvuga ngo ubutwari bw'Abanyafurika? Nicyo nshaka kugarukaho ku buryo umuntu udukurikiye avuga ati kumbe buriya butwari bwo dukeneye. Ubutwari bw'Abanyafurika rero bufite n'umwihariko wabwo mukuri, kuko n'amateka yabo, ndavuga nka Afurika yose muri rusange, atandukanye n'ibindi bihugu. Icya mbere, Abanyafurika uretse kuba ari umugabane munini ufite ibyiza byinshi cyane, ufite amoko menshi cyane avuga indimi zitandukanye, ariko banyuze mu bigeragezo. Ikigeragezo gikuru cya mbere banyuzemo ni abacakara, kugirwa abacakara. Amahanga cyane cyane ibihugu by'uburengerazuba bw'i Burayi byaraje birabafata, bibagira abacakara, bijya kubagurisha ndetse bigakoresha imirimo idahemberwa ku nyungu zabo bacuruzi b'abacakara. Icyo kibaye nk'ikivaho, ariko njye nanavuga ko kitavuyeho, ahubwo cyahinduye isura, kiza mu sura nshyashya ariyo ubukoroni. Ubutwari bwabo bugaragara. Icya mbere barwanyije ubwo bucakara. Njya mbona rimwe na rimwe abantu bandika mu mateka bakavuga ngo hari umuntu runaka w'umuzungu ngo niwe wamaganye ubucakara. No, batwarwaga ku ngufu. Icyo ni icya mbere. Urumva ko habayeho resistance, habayeho guhangana no kwanga, ariko kubera yuko babaga badafite imbaraga za gisirikare zigezweho icyo gihe, nta mbunda zirasa amasasu y'umuriro bari bafite, bari bagikoresha imyambi n'amacumu, bakaneshwa bakajyanwa ku ngufu. Ariko icya kabiri, urumva ko habayeho guhangana. Bageze nayo ntabwo bahise bemera ako kanya, ahubwo bakomeje kujya bahangana n'icyo kibazo. Babwira babazanye, ariko ibi bintu mukora ntabwo ari ibintu Imana ntibikunda kandi natwe ntitubishaka. Barahangana, niko bamwe mu babikoraga batangiye kuvuga batari ko mugani ibi nabyo byo guhindura umuntu ukamugira inyamaswa, ukamuhindura ibikoresho, ukamuhindura igicuruzwa, ntabwo ari ibintu byiza. Batangira kuvuga, biha amajwi rero, kubera ko burya bazi kuvuga, bazi no gukoresha itangazamakuru. Ariko ubundi urumva ko ubutwari bw'Abanyafurika bwagaragaye, ndetse n'amazina yamwe muri bo arazwi. Buhinduye isura, ndavuga ubucuruzi bw'abantu, ubucakara, nabwo Abanyafurika bahangana nabyo, bahanganye n'ubukoroni. Bukimara kugera ahangaha muri Afurika, mu majyaruguru ya Afurika, bahise bagwa amagena kure, ndetse intambara ziratangira. Ujya wumva muri za Algeria intambara zamaze imyaka, muri za Libya intambara zamaze imyaka igera kuri 20, muri za Misiri, muri za Senegal, muri za Mali, ukamanuka no muri bino bice byacu, abantu bararwanye, barahangana n'ubwo bukoroni. Hari abo bafashe imbunda rwose biracika, hano muri za Mozambique, muri za Angola, muri za Guinea Bissau n'ahandi. Ariko natwe ahangaha mu Rwanda, umwami Rudahigwa uhagaze imbere y'abazungu arababwira, toya, igihe cy'ubushyitsi cyararangiye, nimusubire iwanyu, turashaka gusubirana u Rwanda rwacu, turujyane aho dushaka, aho twumva ko aho dufitiye akamaro. Ubutwari rero bwaragaye muri ibyo byo kwanga ibitekerezo bibi no guhangana nabyo, ndetse no kubyandikaho no kubivuga ku mugaragaro. Ariko noneho n'ubukoroni bibaye ngombwa bagafata intwaro
bagahangana n'ababa bashaka kubakoloniza ariko no muri biriya biri navugaga bijyanye n'imibereho bijyanye n'ibikorwa bifitiye akamaro abantu benshi n'abaturage muri rusange nigeze kubira ko universite ya mbere yabaga hano ariko n'abanditsi b'abanyafurika baragaragaye kandi mu myaka itari ya vuba hari abatangiye kwandika muri ibyo bihe by'abakoloni hari abatangiye gukomeza kwandika nyuma yaho myaka za 60 ndetse n'ubu urwo rugamba abanyafurika baracyaruriho nk'abanyafurika. Nakuze cyane honorable ahangaha ndimo ndatekereza noneho kuri yasano uko twatangiye tuvuga ko ari ubutwari bw'abanyafurika isano iduhuza aha nkahita nibaza se ubu butwari buri mu maraso y'abanyafurika buri mu muco cyane nimbuza uko ngira reka nirwaneho ukubwa amateka mu bihuza mute n'imiterere y'abanyafurika. Ibi bintu biri mu maraso biri muri roho biri mu mutima kuko iyo urebye uhereye mu mateka ya kera nushaka kugena kera cyane amateka avugwa arusha andi kuba ya kera burya naho muri Afurika bariya bagabo b'abazungu kubera gukoresha nyine itangazamakuru mu buryo bwabo mu nyungu zabo icyo kintu bagenda bakirenga ariko buriya muri Misiri kandi Misiri iri muri Afurika n'amajyaruguru ya Afurika muri rusange Misiri Sudani fata na biriya bice bya Maghreb ubishyiremo byose igere hariya kuri Atlantique ariko unamanuke nushaka ugere no mu Rwanda nushaka ugere n'epfo muri Afurika y'amajyepfo uzahasanga ibikorwa bigaragaza abantu bari intwari bari bitangaza duhereye nko muri Misiri na Sudani ukareba ziriya za piramide ubaza zitagira izina mu kinyarwanda ziriya nyubako zubatse nka mpande eshatu nka triangle ngerageje n'amahirwe yo kuzigeraho imwe ifite metero zigera kuri 100 zubakishije amabuye ya granite ayangaya dufite hano mu Rwanda ayangaya dusigaye dukoramo amakara ahangaha meza cyane ugasanga ibuye riri hasi twagafashe nk'umusingi rifite toni 60 ari ibuye toni ntabwo ari ibiro 60 toni 60 ubwo ni ibiro ibihumbi 60 rikase neza cyane milimetre kuri milimetre niririkurikira gutyo kugeza igihe urangiriza iyo fondation ukagera kuko hejuru cyane kangana n'itafari risanzwe ryangana ko gafite ibipimo bizwi kandi bitahindutse ukibaza imashini zakoreshwaga muri icyo gihe na science yari hari muri iyo gihe kandi ibyo turavuga ibintu by'imyaka ibihumbi bitatu kujya hejuru ubwo n'ubuhangange bw'abanyafurika muri science no kwandika barandikaga muri iyo myaka impapuro bazikuraga he ibi bintu twita inkorogoto mu kinyarwanda urabizi inkorogoto ntabwo nziza inkorogoto ni papyrus ni biriya byera hafi y'imigezi mu bishanga biriya nibyo bakoragamo impapuro bagakora wino wenda mu bindi byatsi bakandika bashushanya cyangwa bakora n'izindi nyuguti bo basoma bakumva icyo gihe Burayi bari mu bitotsi nimba atari urupfu bari hasi cyane ibyo ntibashoboraga no kubitekereza Afurika iri aho ngaho piramide hari ubwo nanazihuza ngewe n'u Rwanda ariko nta bushakashatsi nakoze njya mbwira abantu bakora ubushakashatsi ko njya mbona piramide zisa n'ibirunga mu miterere uzarebe Karisimbi ukuntu imeze ku gasongero kayo uzarebe Muhabura uzarebe Mikeno uzabona hari ukuntu
piramide zigenda zisa nabyo kandi Utekereza ko ibirunga byaba byabayeho mbere haba harimo abafundi b'abanyarwanda bari bariyo ntawamenya kuko habayeho ibintu mu mateka bigaragaza ko hagiye haba ibintu bya migrations abantu kugenda bimuka bava hano bajya hariya ku mpamvu zitandukanye. Ntawamenya niba abanyamisiri bashobora kuba bafite ndavuga abakera cyane cyane ariko mbere yo kubaka piramide bashobora kuba bafite inkomoko y'ahangaha mu Rwanda hano mu karere karimo ibirunga hanyuma urukumbuzi rugatuma bakora ibintu bisa nabyo, cyane cyane ko na Nile bakubwira yuko iyo bandika amateka bakubwira yuko ituruka mu misozi y'ukwezi. Mu misozi y'ukwezi ubwo bishaka kuvuga ko ari imisozi nyine miremire cyane ku buryo yasaga ngaho ikabakaba ukwezi ishaka kukugeraho. Imisozi miremire niko bo babivuga, niko bavuga ngo niho isoko yayiri. So nkabihuza ariko na science y'igitangaza yindi uretse iyo ngiyo ya geometry, science yo gukora ibintu bituma bashobora gushyira ku muntu wapfuye akaba yamara iyo myaka yose turimo kuvuga umubiri utari wangirika, bimwe bita momification. N'iryo jambo ubundi ni irinyamisiri mu rurimi rwabo bakoreshaga kera ariko abantu bararifashe barishyira mu zindi ndimi. Ntabwo nagize amahirwe yo kubona Farawo uriya wa wundi uvugwa tubona muri Bibiliya na Quran. Baramukoreye momification ubu ngubu abasha kuboneka neza kandi ni umwirabura. Abanyamisiri bakera barabirabura ntabwo bari abangabo ubona uyu munsi. Aba baje nyuma cyane n'Abarabu n'Abagereki n'Abaromani. Nkibaza se aba baturutse he? Ni inkuru ndende. Aba baje ejo bundi za invasions zajyaga zikorwa n'Abagereki n'Abaromani nyuma Abarabu na migration zakorwa ziturutse mu Bwarabu nizo zatumye ibara ry'abantu rihinduka. Ariko ubundi Nubians aribo bakavukire bahariya muri Sudani harabirabura nkatwe twese rwose babahanga noneho cyane bigitangaza. Iyo urebye rero n'amafoto bagiye gushushanya ntabwo ari ugufotora kuko apareza zitazizaza ubona abo bantu rwose arabirabura, imisatsi, imiterere yacu nk'uko ubona niko bari bameze, ari abagore ari abagabo. Ariko bari bafite na science nanone y'igitangaza cyane n'ubigikora ibi ramifications baracyabikora uyu munsi mu buhinzi, irrigation, ibyo kugira abantu bakiga bakikoraho impaka. Icyo gihe muri iyo myaka Misiri ifite umugezi umwe gusa, uyu nguyu Akagera, niwe uzamuka ukazagera iwabo ugaca mu gihugu hagati gutyo ukajya gusuka muri Mediterranean. Bakawukoresha n'ubu ngubu baracyawukoresha mu buhinzi ku buryo hari ibintu byinshi cyane Misiri bijyanye n'ubuhinzi itajya itumiza mu mahanga kubera ubuhinzi bwabo. Kandi abanyamisiri bagera kuri miliyoni ndakeka zigera hafi ku 150-160. Ibyo batumiza mu mahanga nibyo bakenera ariko byinshi cyane babihinga hariya, ndetse ngira ngo mu bihe bimwe Misiri igeze kuba iya mbere muri Afurika mu guhinga pamba. Urumva rero yuko ubwo ni ubutwari. Ariko noneho drought ukomeje no mu bihe byagiye bikurikira n'ibyo byose uretse ziriya resistance zagiye zibaho zo kwanga ubukoroni, zo kwanga ubucakara n'ibindi, hari ibindi bintu abanyafurika bakomeje kugenda bakora kandi bagikora n'uyu munsi. Nibyo rero warimo nari nkubaje ikibazo gituma tubasha kwinjira neza, tukanavuga yuko biri mu maraso atari ibintu byo gupapiye. Bihera muri iyo myaka ibihumbi n'ibihumbagaza bigenda ari nk'umurage gutyo duhanahana. Nababwiye yuko n'ubundi tutaza kuba turi twenyine mu kiganiro, ndagira ngo kuri tekinike badufashe nabwo tubone uko mu buryo bwiza twakira n'undi mutumirwa wacu no tuganire. Mu gihe turimo turamuha ikaze mu kiganiro cyacu, reka tuganire kuri iki kindi nari ndimo nibaza. Uyu munsi dukeneye ubutwari mu kiganiro cyacu. N'umunyafurika tuba turimo turaganira tugira ngo turebe
icyo twakora ngo tugere kuri Afurika dushaka. Ese impungenge ziri hehe? Ndagira ngo na Kobukeye nawe nagera mu kiganiro, Frank Kobukeye, duhite twinjira kuri iyi ngingo, araza nawe kudufasha tujyana muri ino ngingo neza, kugira ngo tubashe kuba twabisobanukirwa. Nibutsa abadukurikiye yuko murimo murakurikira Isango Star, haba kuri radio no kuri televiziyo. Ikiganiro turimo ni Ubunyafurika, ni ikiganiro cy'umuryango Pan-African Movement, ishami ry'u Rwanda. Hirya no hino muri Afurika buri gihugu gifite chapter yacyo. Uyu munsi twe turi kuganira nka chapter y'u Rwanda. Frank Kobukeye, tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Usanze turimo turaganira rero, twamaze kubona amateka twereka uburyo abanyafurika hari ubutwari bubarimo, hari ibikorwa bitandukanye nk'uko Honorable Baramba bitubwiraho byagiye bigerwaho. Ibyo ari byo byose nawe ubutwari urabwumva bw'abanyafurika n'isano bufite kugira ngo butume nyine tuba abantu bamwe. Wowe urebye iyi si ya none, urabona ishusho y'ubutwari ihagaze gute mu banyafurika? Murakoze. Kuko ihagaze nk'uko bizwi, ubutwari ni struggle, ni ubwitange buhoraho kugira ngo abanyafurika bibohore ingoyi z'ibibazo bibakikije. Nge rero nkabona uburyo Afurika ihagaze cyangwa n'u Rwanda by'umwihariko duhagaze neza ku gipimo, wenda sinakubwira pourcentage, ariko impamvu duhagaze neza nuko dufite icyo duharanira, kandi uko guharanira nk'uko uzi igikorwa cy'ubutwari ni ubwo bwitange. turaba bafite abantu benshi bitangira kwibohora ingoyi z'ubukene, ingoyi zo gushaka gutera imbere mu bukungu. Ni byinshi baharanira kandi barahari. Ngira ngo mzee Abdul Kalim wenda yaba yabivuze, ariko nka Afurika turebye gakeya, abanyafurika baharaniye ubwo butwari n'ubwigenge ni benshi. Hari ba Kwame Nkrumah, hari ba Nelson Mandela, hari Mutara Rudahigwa, Rwanda hano, yewe by'umwihariko natwe mu mateka ya bugufi nyakwigendera Fred Gisa Rwigema n'abandi. Ikigaragara rero nuko muri uko guharanira ubwo butwari biba bigamije kugira ngo abantu bigire bibohore, bumve bafite agaciro. Kandi iki gikorwa cy'ubutwari gisaba ubwitange buhebuje, bisaba kutireba nk'umuntu, bisaba gukunda igihugu n'abagituye. Rero tubisanishije n'insanganyamatsiko y'ubumwe bwa Afurika, nuko kuva na mbere Afurika ijya kubona ubwigenge bw'amateka nyirango mzee yayavuze. Ugiye kureba nka Kwame Nkrumah wo muri Ghana, ni umwe mu barwanashyaka baharaniraga ubwo butwari. Aravuga ati Ghana yigenze yonyine, uzi ko yabonye independence ngira ngo 1947 atari 57. Yaravugaga ati ubwigenge bwa Ghana bwonyine ntacyo butumariye Afurika yindi kiboshywe. Ashaka rero aharanira icyo gihe ko Afurika yose yigenga. Ni naho yahuriye na bagenzi be n'abandi ba Sengoro, bose bakiharanira ubwo bwigenge, kugeza aho bagaragarije ko kwigenga kwa Afurika nicyo cy'ingenzi. Ni nabwo yavukaga muri 1963. Yego bijyana n'izindi ntambara, babandi bagendaga bayibuha bashaka ko izo ntwari zitagaragara, bashaka gukomeza kudukandamiza. Niyo mpamvu wabonye muri za 60 Afurika yagiye ibihugu byinshi bibona ubwigenge, ariko bigeze hagati aho ngaho iyi Pan-African Movement isa nigabanutse, isa nisinziriyemo. Ni ukubera abenshi barabishe nyuma ya independence. Havutse abagiye babarwanya, bagenda babaca intege, byongeye kubyuka nyuma muri za 80, ariko hagati aho ngaho nicyo nuko ubwo butwari bwari buhungabanyije amateka ya gikorone, babona mbese babereye nka kidobya muri rwa rugamba rwo kubakandamiza. Murakoze cyane. Dusubiriye no mu mateka noneho,
tujyamo neza kugira ngo tugende tubona n'isano bifitanye no kuba uyu munsi turi kuganira nk'abapanafricaniste tuvuga kuri ino ngingo. Honorable yabikomojeho cyane avuga uburyo noneho uyu munsi bariya barwanaga urugamba rwo kwibohora barwana no mu buryo bw'intambara nyine ikoresheje ibikoresho bitandukanye ko nicyo kibazo bari bafite cyane kurusha ibindi. Uyu munsi rero twebwe duhagaze duti nicyo yarimo mvuga dukeneye ko tubona intwari dufite tekinoloji abana bariga dufite uburyo rwose bumeze neza je niko mbibona. Ese ni iki cyatuma tuvuga yuko dukeneye intwari Honorable? Turabikeneye cyane ndetse ubutwari muri kino gihe tugezemo turabukeneye kurusha ngira ngo na cyagihe ko umusingi turawufite amateka turayafite ariko none aho isi igeze biriya bikorwa bya kinyamaswa bibiri abazungu badukoreye byadushubije inyuma cyane, kiriya cy'ubucakara na kiriya cy'ubukoroni. Bituma rero bamwe muri twebwe, ndavuga bamwe muri twebwe b'Abanyafurika, tugira ikibazo cya kuba dufite mind, imitekerereze iri corrupted, yangiritse. Nicyo gituma ngira ngo akubwiye yuko hari bamwe bagiye bica bagenzi babo, buriya bakoreshwaga n'abazungu. Kumva umuntu nka Kuruma Afrika ireba nk'intwari, haje umuntu ngo amukoreye kudeta. Kumva umuntu nka Sankara ejobundi arishwe, n'abandi nk'abo ngabo bazanye ibitekerezo bishyashya. Dukeneye rero ubutwari mbere na mbere bwo kubanza kwiyambura imitekerereze ya gikoroni, kwiyambura imitekerereze yo kumva yuko twebwe turi abantu mu rwego rwa gatatu, tukumva yuko tubeshya n'abandi. Imana yaduhaye ubwenge nk'uko yabuhaye bariya, ntacyo baturusha mu bijyanye n'ubwenge. Icya gatatu, tugafata ingamba noneho zo kwigenga bya nyabyo, kuko ibyo bihugu 54 nigize gukomozaho bifite amadarapo, bifite indirimbo z'ibihugu, ariko mu kuri hari aho bitigenga. Urugero, iyo abantu baba mu gihugu kimwe bafite amoko 40-50, ugasanga ari ubwoko buvuga ngo ariko twebwe turi hejuru y'abandi kubera ko tubarusha ubwinshi, kubera ko dufite ikibari abandi badafite, bakabipfa. Nk'ariya papa ari muri Sudani y'Amajyepfo, buriya ntabwo baba bigeze mu bwenge. Nicyo gituma ntibanemera neza yuko kiriya gihugu ari a nation. Iyo ufite umuturanyi nk'uyu nguyu witwa Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi, abantu bakubwira ngo mwebwe ntabwo tubazi, ntabwo muri bene wacu, bakiyibagiza amateka amaze imyaka yigera ku 100 cyangwa yikabakaba. Ukuntu abo bantu babaye muri kiriya gihugu n'ukuntu bo n'abandi ntaho batandukaniye, turabirukanye. Iyo urumva ko ari imitekerereze yapfuye mu kuri, abo ngabo urumva rero ko bakeneye mu kuri ubutwari bwo kugira ngo bwete nuko twasanze tumeze, tubona ubwigenge nuko twari tumeze muri 60, reka dukomereza ahangaha. Ubwo ni ubutwari kugira ngo uzagira imitekerereze nke, turayikeneye rero. Ikindi ni ukwigenga ku mitungo yacu. Imitungo yacu iraho ngaho gusa, ibihugu birasa nkaho birangaye, ntabwo bikinze neza. Buri muntu araza agateranya abategetsi, akaza kinjira agaterura ibyo ashoboye kwiterurira, akabashyirira n'ibiciro yishakiye, akabimanura igihe ashakiye hakurikije inyungu ze, tukarebera gusa tukavuga uti niko bimeze ku isoko. Turashaka intwari ziza zikanga ibintu nk'ibyo ngibi. Sinavuze ko zitanahari 100%, hari zihari rwose, ariko ziracyari nkeya cyane. Ndabona kuri tekinike batweretse amafoto y'abayobozi b'ibihugu bya East Africa bahuriye i Burundi. Menya uko muje kuri Kongo, uri kuri tekinike gahita avuga ati ibi bikorwa bari gukora n'iby'ubutwari byaba ari byo buriya bahuye ngo baganire ku kibazo cya Kongo. Buriya chairman wa East African Community, nyakubahwa perezida w'u Burundi, ubu ngubu yakoze igikorwa cy'ubutwari, kuko yabonye yuko amasezerano ya Nairobi, roadmap ya Rwanda, Kongo itarimo kuyubahiriza nk'igihugu.
imirwano irimo kwiyongera, abaturage barimo gupfa, impunzi ziriyongera, ububabare ku baturage buriyongera, ati reka mpamagare bagenzi banjye twongere twicare ku meza turebe uburyo umutekano wagaruka muri kiriya gihugu. Kiriya gikorwa irimo gukora n'icy'ubutwari, ariko icyo Kongo irimo gukora n'icy'ubugwari. Narigeze rero kukubwira yuko izo ntwari ariko ni nkeya cyane. Nimvuga nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari abanyuva bakavuga ati nuko ari uw'iwanyu nuko perezida w'u Rwanda, ariko ndashaka mvuge uko abandi batari abanyarwanda bamuvuze. Mbere na mbere abakure hari umuntu wanditse igitabo ngira ngo mu Cyongereza, nabonye izina rye risa n'iry'Abahinde, ariko ibyo ari byose n'umuntu muri mu burasirazuba bw'isi, yanditse kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika agaragaza ubutwari bwe. Hari uriya munyamafaranga wo muri Nigeria Dangote yarabivuze aranabyandika, aravuga ati rwose tugize ba Kagame 10 muri Afurika baba bahagije kugira ngo buriya butwari bukwire hose n'ibikorwa biturutse mu butwari bishobora kuba byagera hose. Maze kumva abaperezida bagenzi be bavuga ati uriya rwose niwe menta wacu, niwe ntangarugero, niwe dufatiraho. Harimo uwari perezida wa Kenya Kenyatta Uhuru, yigeze kubivuga rwose ku mugaragaro aranabyandika. Hari n'abandi benshi cyane. Urumva rero ko ariko abemeze nkawe mukuri ntabwo ari benshi. Hari fite imitekerereze itaziritse ku bukoroni, itaziritse kuri ya bucakara. Arareba u Rwanda, arareba na Afurika yose, ku nyungu z'u Rwanda no ku nyungu za Afurika yose, kandi ntabiherane ahubwo akabibwira na bagenzi be. Nyamuna nimureke dukora iki, nimureke dukora iki, nimureke dukora iki. Kandi ibyo bagiye bubahiriza mu byo mu nama yagiye atanga byatugiye akamaro nka Afurika. Ndakeka icyanyuma ni inama yataze ejo bundi, ngira ngo mu nama yari iri Dakar, ngira ngo warazumvise ku bijyanye n'ibikorwa remezo Afurika ikeneye kugira ngo itere imbere. Izo yatanze kera zo kuvuga ngo tugomba kugira inganda zihereye ku byo dufite hano muri Afurika tukabitunganyiriza hano, ubundi tukabijyana mu mahanga bimaze kugira agaciro runaka. Ziriya nama yatanze zo kwezi umutekano wacu ntabwo twawushyira mu mahanga 100%, nimureke nka Afurika turebe nubwo yaba ari amafaranga 2 gusa ku 100 ibyinjiye mu gihugu cyacu, tuyabyaza umusaruro afashe uburyo ingabo zacu zishobora kujya zitabara hano muri Afurika, tutarinze kuzana izo hanze, zihabwa amafaranga ya hanze zikazana na kondisiyo zabo hanze. Kandi n'urugero yatanze muri Mozambique, muri Repubulika ya Afurika yo hagati n'ahandi, byagaragaje ko ibyo bintu bishoboka kandi ari byo bizima bitanga n'umusaruro ugaragara. Hari imvugo bajya bavuga mu Kinyarwanda iri mu umuntu kurusha imbaraga ntimuhanganura muyoboka. Hano ndimo ntekereza uburyo mvuga abanyaburayi cyangwa se bagashaka buwake nk'uko babihereye kera, ukuboko kwabo kwagiye gusa nkaho kwivanga muri gahunda z'Abanyafurika mu gihe kirekire. Frank, ndagira ngo nawe ugire icyo bitubwiraho. Ese iyo urebye ubwo nari ndimo ntekereza mu mutwe umuntu bita Kadafi wagerageje guhangana, niko navuga, agiye nkurikije uko nabonaga ameze nk'uhangana. Turamushyira mu bantu twavuga ngo twagize intwari za Afurika. Ese niba tumushyiramo tumwigireho ko bisa n'ibiteye ubwoba niba bagenda kuriya, mumbwire munkorera narizi ko mu by'ukuri. None se waburute kumwigiraho? Wenda uburyo Gaddafi icyo yaragamije nubwo abantu bamugizeho perception zitandukanye, ariko yaharaniraga nawe agaciro k'umunyafurika. Warebaga ko yaratangiye kuzavuga ifaranga rimwe, hari sinzi ko baryitaga, yari yaritangije. Urabyumva? Aravuga ati icyakorwa cyose yahereye ku Banyalibiya ijya kurishihera ku rugo. Buriya abantu abasore n'inkumi baho bose imbere y'intambara gato bataramwica, Libya yari yarahinduye green cyangwa se yasaga kandi uzi ko yari ubutayu. Ikindi nuko mu bajyaga gushaka babaga buri umwe wese baramushakiye inzu za social security safeguard zose yari yarazihaye Abanyalibiya. Rero uvuga uti ko yarahanganye nabo, nibyo koko yashakaga bwa bwigenge busesuye mu bantu baharagiraga Afurika yunze ubumwe, nawe yararimo. Ikindi twavuga
kubirebana n'indangagaciro y'ubumwe nuko ari ingufu uhere ku buryo ubwo aribwo bwose bwa mu buryo bwa ekonomi bwa buryo bwa politike bwa mu buryo bw'intwaro ni ingufu iyo ubona bajya kunegosiya n'ibi bihugu bagenda nk'imiryango ugiye suri nka Rwanda uri umwe wavuga iki mu ruhando mpuzamahanga niyo mpamvu ubona izi ndangagaciro zo kwikunda nk'umunyafurika cyangwa panafricanism twavuga inkomoko nyakuri yaho yajamwe n'abadiaspora ba Max Gave muri Jamaica nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo aherutseyo yaramuhonarinze bafite na monument bamwubakiye none se kubera iki erega iyo ukora icyo gikorwa cyo kwibuka cyo guha agaciro ukizihiza nk'umunsi w'intwari ubu uvuga uti za ndangagaciro duharanira reka zihabwe value ako gaciro noneho bitera umwete n'abo bantu warubajije uti ubu baracyariho cyangwa birakenewe bagira umwete wo gukomeza muri iyo nzira kugira ngo ibe continuity ya ideology y'agaciro k'ubunyafurika kandi gakomeze gaharanirwa bitabaye ibyo wavuga uti bankwamye kuruma ba Mandela n'abandi bose ibyo bapfiriye nta gaciro kandi ni nawo muzi naho turagendera ku myemerere yabo actually ugiye kureba muri ideology cyangwa ingenga bitekerezo ntabwo ari imbi ya genocide hari nziza y'ubunyafurika si imyemerere se si imigenzereze se si imigirire si ukuvuga ngo bisi nabikora sinahemuka izo ndangagaciro z'ubupfura zo gukunda igihugu ukakitangira mu buryo butandukanye nicyo kigomba kuturanga cyangwa kigaca navuga kikazana kuva ku mateka kugezana n'uyu munsi no kurinda ibyagezweho ukavuga uti hari indirimbo njya nkunda zacu z'abanyarwanda ngo nta wabisenya ndeba ikaba value ikaba indangagaciro none se urebereye ababiharaniye baba baraharaniye iki ese ugire ngo aya mahoro dufite ntafite ikiguzi kirahari cyane nta mafaranga bagitangira ni bwa bwitange ntabwo abayaharanira cyane bamwe abenshi bari abantu uzi bapfuye b'abanyafurika twumva baharaniye ubwigenge n'izi ndangagaciro z'ubunyafurika abenshi bari babayeho neza nk'abantu ku giti cyabo yewe bashoboraga no gukomeza kubaho neza ariko uko kubaho neza nta bunyafurika utari recognized ufite agasuzuguro wumvaga bidahagije atari ukwigenga bihagije niyo mpamvu babonaga ikintu cy'ubwitange usera kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika ntuzi ko yarakuriye urwego rukomeye aho yarare amateka turayazi abo bose wumva bakwamikuruma bari babayeho neza nze Abdul Kalim niba yabibabwiye uhereye kuri Nyerere uhereye kuri Jomo Kenyatta uhereye kuri Kwame Nkrumah reka tuvuge urugero rwa Mandela yafunzwe imyaka 27 kuri Robben Island abazungu bakamubwira bati reka tukure kuri umuryango wawe tugutware Burayi rwose tukubesheho ubuziraherezo arabyanga arababara kugeza ahatsindiye abona ubwigenge none si byo yabigiriraga iki ko we yarafite ububasha nkuko nawe wavuga utereka nigiri Burayi byihureye ni kwa gukunda abanyafurika ni bwa bumwaharanira ati nishaka mbipfira hari amagambo yakoresheje wenda nta mwanya dufite uyasubiyemo iyo yasomye n'inyandiko bagendaga bandika nizo zatumye ANC na nubu igiharanira zandangagaciro niyo mpamvu ubona nk'umuryango wacu RPF watangiye 9 karindwi na nubu zangingo 8 hongeyeho imwe iyo ubona programu z'igihugu zigenda nizandangagaciro rero iyo tuvuga ubumwe bwa Afrika ni ikintu gikomeye ni value ikomeye cyane abantu bahagararaho cyane cyane abantu b'intwari bakayirinda kugira ngo tugire ingufu mu ruhando mpuzamahanga reka mbaho urugero nigeze kuvuga ejo bundi ku munsi w'intwari mbabwira mu bihumbi 2000 birangira nge nagize amahirwe kujya kwiga mu Bwongereza ndagenda ariko twabaga twivugaho dukomoka imegi u Rwanda rwari rufitiye bwana Abdul Kalim batubonaga nk'abicanyi nk'abajenosideri byaduteraga ipfunwe uzi kwivuga ngo umunyarwanda
abantu bose bagahindukira bakakureba nkaho ukoze ishyano utagira ngo bari bazi ngo umuhutu ni iki umututsi ni iki baravuga ngo you genociders bikadukomeretsa cyane ariko in the same vein kubera kurwanya icyo kibi byagezaho muri za 2010 na kangahe umuntu waragendaga wagera hanze bakureba uri umunyarwanda kubera aho igihugu cyacu gihize kumva ufite ishema bakaguha hari ahantu twageze kuri airport rimwe baduha nka green light abandi bakajya ku murongo ibyo mbabwira n'ukuri abandi bakajya ku murongo babona passport y'u Rwanda ukanyuraho rwose with the minimum checks icyo ni impindura matwara navugaga yagiye iba kandi iraharanira urakoze cyane ndashaka mwuzuze wavuze ko niba kurusha imbaraga muyoboke n'abaparime tugiye muzi ko bigeze kurikoresha hano ngo yoboka cyangwa uhonge ibintu nk'ibyo buriya rero umuntu uzi icyo aharanira n'amaraso arayatanga hari iriya jambo wavuze ndumva atari n'umugani w'abanyarwanda wa nyawo n'ibibi abaparime hutu ni ibyabo ntabwo ari biri mu muco w'abanyarwanda ahubwo umuco w'abanyarwanda ni umugani w'ukuri wima igihugu cyawe amaraso imbwa zikanywera ubusa lete Gisa Rwigema uyu wa RPF yaravuze ati ntabwo dushobora kwemera kubona abaturage bacu bababara batagira agaciro igihugu cyacu gikandamizwa tugomba kubiharanira nubwo byadusaba gupfa bamwe muri twe gupfa hapfa umwe hapfe babiri ariko hazasigara umwe uzagenda azajya kubohora igihugu aranahagwa nk'uko yabivuze n'uwa kabiri arahagwa n'uwa gatatu ariko hari umwe wasigaye arazabohora igihugu dore uko kimeze uyu munsi nta bwoba rero umuntu agomba kugira azi icyo arimo guharanira kuko urupfu n'ubundi n'ubu niwanga gupfira ikintu gifite akamaro uzapfira ubusa biriya twavugaga mu kanya Kadafi nawe nuko nguko byagenze ariko noneho si nawe wenyine Lumumba buriya kiriya gihugu cyitwa Kongo kijya kimbabaza cyane iyo nsubiye mu mateka muri za 50 baharanira ubwigenge bwabo Lumumba Patrice ari ku isonga ndetse bakabubona na disikuru yatanze umwami BW'ABANYAFURIKA yagiye kubasura gusura kiriya gihugu mbere yo gatoya ubwigenge hanyuma atari no kuri gahunda zo kuvuga akiha ijambo Lumumba akamubwira no ntabwo ari ukugomba kuza kudusuzugura mu gihugu cyacu hanyuma bajya no kumwica ijambo rya nyuma yaravuze ntabwo bihindura ayo matwara yawe ati I would rather die byari bimurimo napfa kugira ngo rwose bindure imyumvire yanjye ku kibazo cy'igihugu cyanjye na Afurika ni ikintu rero buriya mu buvanganzo bw'Abarabu nanizeho hari umwe wavuze ngo ubaho ufite agaciro cyangwa uzapfe wubashywe aho kugira ngo uzabeho kandi uri umupfu uri umurambo ugenda uhagaze honorable bye muri iki gihe ubona hari ibikorwa urubyiruko nabwo tuvuga ko ari bo mbaraga zejo nubwo n'abakuze ubu nabwo ari imbaraga ariko iyo tureba cyane ku hazaza ubona hari iteye impungenge yuko dushobora kuzabura ya sano y'ubutwari iba mu banyafurika igihe kikagera tukagira ibigwari bisa byigendera mu gihe duhari ntabwo twari dukwiriye kwemera ko icyo kintu kibaho kuko nicyo umubyeyi aberaho nicyo umuntu wavutse mbere aba afite mission aba afite inshingano yo kugira ngo afashe abaje nyuma ye abereka inzira abereka umuco abereka ubutwari n'ibindi nk'ibi naho ubundi mu kuri ducecetse twebwe twaba dutakaje indangagaciro ikomeye cyane iyo ngiyo ubutwari yo kwigisha abana no kubereka inzira kubera yuko hari ibintu
bisigaye byigaragaza birimo abana bacu gutekereza yuko ngo ubuzima ari i Burayi, bakajya gupfira hariya mu nyanja bagendera mu mato adashyitse, kuba abana bacu bamwe ubona bagiye basarikwana ibiyobyabwenge n'ubusinzi, kubona bamwe babona imico y'i Burayi nayo kandi Buraya biyubashye badashima, babona ko ariyo mico myiza, imyambarire, imivugire, imigendere, imyitwarire muri rusange. Ibi ngibi ni inshingano yacu twebwe abakuze, gukarura abana ku nzira. Naho ubundi turangaye ni ikosa rya mbere twaba dukoze, ariko noneho icyo gihe n'ubutwari tuvuga kuzajyana Afurika tuyishaka tuzaba twabigambaniye, kubera yuko abameze uko maze kuvuga mu kanya ahubwo batuma abakoroni bongera bakazakayitwara noneho 100%. N'umuryango Pan-African Movement by'umwihariko ishami ry'u Rwanda mujyana na polisi z'igihugu mugakurikirana ugasanga ibyo gahunda za leta gahunda ya leta iri kugenda yerekezamo imbaraga mukabashyigikira, mubona bitanga icyizere cy'ubwo turabivuga mu buryo bwagutse bwa Afurika. Frank, tubwire uko ubibona wowe muri Afurika, ku buryo twavuga ngo mu minsi iri imbere tuzongera tubone intwari nitugira ku munsi wo kwibuka intwari ntitugahere muri za ntwari za kera, byibuze tugira n'iziri recent hafi aha ngaha. Mubibona mute? Rwose mpereye ku Rwanda rwacu hari icyizere kinini. Uti uragihera hehe? Turahera ku nzego zihari z'ubunyafurika, turahera kuri kiriya kigo cyashyizweho cy'intwari n'impeta z'ishimwe by'igihugu. Iyo ni recognition bya bindi navugaga byonyine, urubyiruko rukajya kureba bariya basaza rugasura izo monuments. No kuvuga ngo kubaka inzego zishigikira zishimangira indangagaciro y'ubumwe n'ubutwari bw'abanyafurika. Ikindi izi nzego z'urubyiruko zubatse, iyo uha urubyiruko intebe table d'honneur ukabaha imyanya, ugiye kureba nko muri cabinet yacu ntabwo babikorera gusa mu buryo bw'uko wenda bavuga ngo barashoboye gusa, ariko ni ukubaremamo cya cyizere no kugaragaza potentialities zabo. Kandi uzi ko buri gihe dufite itorero, nubwo hagiye hahinduka, hari Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ibarizwamo buriya burere ndangagaciro, ariko hari inzego zigenda zubakwa n'urubyiruko rugenda rutorezwamo izi ndangagaciro na za kirazira, ku buryo iyo tubibona hari ibikorwa by'urubyiruko rwose mu buryo bwagutse. Ugiye kureba ibikorwa byo kwibohora no kwiha agaciro, ntitubirebere muri filosofe y'ubunyafurika gusa, no kwigenga mu mitekerereze, mu kurwanya ubukene, mu gutabarira igihugu, mu kujya mu ngabo z'igihugu no hanze ya Afurika, cyane cyane nk'Abanyarwanda. Ni igikorwa kigaragara. Iyo ugiye muri umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyangwa ya West Africa, hari inzego zubatse z'urubyiruko. Even no kuri African Union hari imyanya yateganyirijwe urubyiruko bagenda bagaragarizamo ibikorwa byabo. Iyo urebye rero izo gahunda zihari, ukareba n'urubyiruko ukuntu rugenda ruhabwa opportunity n'umwanya kugira ngo rugaragaze izo ndangagaciro, ni kimwe mu gushyigikira izo values. Mbese wowe urubyiruko urarubonamo icyizere? Rwose ndarubonamo icyizere, ariko icyo cyizere kigomba gusigasirwa. Ntiduterere iyo ngo turimo turagana ku musozi, iminota tuba dufite irimo irarangira. Ndagira ngo Sheikh Honorable namwe mbaho umwanya noneho mutubwire, ndashaka mpurize ibintu bitatu. Twakomoje ku bukungu, buryo umuntu amerewe neza mu buryo bwo kwigira, ibintu biba bishobora kugenda neza akanatekereza mu buryo bufatika. Hanyuma uyu munsi turabona, nafata ingero mu bihugu ari mu gace ka Sahel, ubona intambara ziba ziriyo zikorwa n'Abanyafurika. Muri uyu munsi turumva muri Kongo nta Abanyekongo bafite ukuntu batari guhuza, dufite ingero nyinshi zabangamwabo cyangwa se baritera ibintu bikagenda nabi muri ibyo bihugu. Iyo ureze ute
no kuba icyo cyuho kibaho tukabasha uhite utugaragariza ijamo mu hazaza Afurika niba bikimeze gutya kugeza ubu ngubu urabikora mu minota mikeya. Ni nacyo gituma ngira ngo turimo kuganira ku butwari dukeneye. Twari tubufite kera, n'ubu hari intwari tugifite, ariko turacyabukeneye cyane. Nigeze gukomeza kuvuga yuko abenshi mu banyafurika batigenga mu mitekerereze kubera ibikomere basigiwe n'ubucakara n'ubukoroni. Ziriya ntambara ubona muri Sahel ndetse n'izi ubona no muri Congo na ziri ubona muri Somalia hano hafi yacu, n'iriya iheruka ndakeka yuko itazagaruka hariya mu ihembe rya Afurika hariya muri Ethiopia, n'izindi ziriya akenshi ziba zirimo akaboko ko hanze kubera ko tutari twigenga neza mu bitekerereze ngo tumenye umuntu utuzanira amatiku n'umuntu ushaka kuduteranya nk'abene gihugu. Abarwana bariya cyane cyane baba barwanya za leta bakubwira ngo bari muri za jihadi, abakubwira ngo barashaka demokarasi ziri aho ngaho zibitangaza, ahanini abashaka kugucamo ibice ibihugu byabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kandi turimo kurwanira ko Afurika ibimwe yose buriya hari ababoshya hariya hepfo. Icyo ni icya mbere. Kandi wavuze ubukungu, abo ngabo baboshya icyo baba bashaka hariya ni ubwo bukungu kugira ngo bashobore kuba ari bo babugenzura. Biriya bihugu byo muri Sahel bizwiho kuba bikize muri peteroli, bizwiho kuba bikize muri zahabu, bizwiho kuba bikize mu yandi mabuye y'agaciro, harimo na ryabuye ryitwa uranium ryarindi rikorwamo bya bibombe bya kirimbuzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kandi bikenewe na biriya bihugu ziko twebwe tutanemerewe no gukora izo ntwaro. Baba bashaka rero ko bagira ijambo kuri ibyo bintu biri aho ngaho, ariko kugira ngo barigere isuku abene gihugu baba bamwe bakagira ubuyobozi bumeze neza cyane, ntibizaborohera kugira ngo iyo control bayigire kuri ibyo bintu. Urumva ko ubukungu bwabazanyemo. Tugana rero imbere nidufunguke amaso, nta mpamvu yo kutabona dufite. Yes, nubikora uzaba wishyize mu mwanya wo kuzahura n'ibibazo wenda ku mubiri wawe nk'umuntu, nka kuriya abantu bumva nyine bishwe, nka kuriya bankuruma bagiye bakurwaho, nka kuriya n'abandi bagiye bicwa igihe baharaniraga ubwigenge bwa Afurika, nawe bishobora kukubaho. Ariko nibikubeho, ejo hazaza undi nawe bimubeho, ejo bundi nawe azaze nawe bimubeho, amaherezo kizagira bihagarare. Kandi hari ibimenyetso bitangiye kwigaragaza nko muri Mali, urabona ko basigaye batinyuka. Ejo bundi Burkina Faso yagaragaje ibimenyetso ko itangiye gutinyuka. Nibikomeza gutya tuzagera iyo dushaka. Iminota yadufashe rero, ngira ngo Frank mu by'ukuri wari ufite byinshi watuganiriza, Sheikh wari ufite byinshi watuganiriza, ariko iminota ntabwo idukundiye. Munyemere tugane ku musozo w'iki kiganiro. Mbashimire cyane kuba mwatuganirije, hanyuma nshimire n'abadukurikiye mwese. Hari ijambo tugira muri Pan Africa nkunda kwitsaho cyane ngo nitukaganya ahubwo twiha umurongo, nibwo byose bishoboka. Buryo uri kuganya mu mutwe niho haba hafite imbaraga nkeya, iyo ufite umurongo mu mutwe haba hakomeye, nk'uko bakomeje kubitubwira. Tube muri ubwo buryo ubundi dutera imbere Afurika dushaka tuzayigeraho byanze bikunze. Nitwiringiye Imana patience, ngiye mwabanye muri iki kiganiro, mbifuje kugira ibihe byiza, mukomeze mwana na Isango Star.